Ikinyamakuru Telegraph gikorera mu gihugu cy'Ubwongereza cyashyize inkuru hanze ivuga ko u Rwanda rurimo kwishyuza Ubwongereza asaga miliyoni 50 z'amapaundi kubwo guhagarika amasezerano u Rwanda rwari rufitanye n'Ubwongereza yo kuzana abimukira mu Rwanda bakaza kuhatura no kuhaba bitewe nuko babize mu Bwongereza bitakundaga cyangwa bishoboke ko baba bajyayo bitewe nuko abenshi bazaga cyase bambukaga bagenda mu buryo butemewe n'amategeko. Ubwongereza rero bukabahuriza hamwe kugirana amasezerano n'u Rwanda bw'uko buzajya bubazana mu Rwanda akaba ariho baherebwa icyicaro cyase bakahaba noneho bakagenda basubizwa iwabo gake gake bitewe rero n'intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwongereza nabwo buri mu bihugu bishinja u Rwanda kuba rufiteyo ingabo zitandukanye, ingabo zagiye gufatanya n'umutwe wa M23 kugira ngo bahangane n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyase ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwongereza bwahagaritse aya masezerano bitunguranye ndetse byari bikozwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza uriho ubungubu witwa Stama, ndetse uyu mu minisitiri akaba ari we wafashe icyemezo cyo kuba bahagarika aya masezerano bari bafitanye n'u Rwanda. U Rwanda rwahabwaga ababimukira bavuye mu Bwongereza bakaza mu Rwanda. Ibi ngibi n'ubundi ni ibintu byari byaratunguye amahanga, uburyo u Rwanda rwakoranye amasezerano yo kuzana abimukira mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi yashize, bivugisha abantu benshi n'amahanga ndetse n'ibitangazamakuru bitandukanye. Gusa nyine ntabwo byatinze kubera ko Ubwongereza bwahise buhagarika aya masezerano byihutirwa. Ibi rero byatumye u Rwanda narwo rwicara rwishyuza amafaranga cyangwa se ibikubiye mu masezerano rwari rwagiranye n'igihugu cy'Ubwongereza n'ibijyanye n'amafaranga, maze bivugwa ko nyine ruri kwishyuza asaga miliyoni 50 z'amapaundi. U Rwanda rero narwo rukaba rwarababajwe no guhagarikwa kw'aya masezerano bari bafitanye n'Ubwongereza. Ariyo mpamvu twicaye rwose ruravuga ruti ntago bikwiye ko duzugurwa aka kageni, birakwiye ko natwe dukurikirana ibyacu ibiri mu masezerano bikubahirizwa, kubera ko aya masezerano yahagaritswe baticaye ngo bumvikane cyase ngo bajye mu biganiro barebe icyakorwa. Bifatwa nk'agasuzuguro cyase kwifatira ibihugu byo muri Afurika bakabikorera icyo bashatse ndetse uko bo babyumva. Abantu rero ku isi hose batangaye bibaza ati igihugu cyo muri Afurika gishobora kuba cyakwicara kikishyuza ibihugu bikomeye ibi ngibi byiyita abapolisi b'isi, ariko u Rwanda agahugu gatoya kagatinyuka kakaba kabishyuza amafaranga. Ni ibintu bitangaje ndetse byatangaje n'isi. Gusa u Rwanda rwo ruvuga ko ntawe rufitiye ubwoba nta n'ubwo rugomba gutinya mu gihe ruharanira uburenganzira bwarwo. Mu yandi makuru biravugwa ko Canada nayo yamaze gufatira u Rwanda ibihano. Ni inkuru itarasohoka neza cyangwa se tutaratohoza neza ngo tubimenye, ariko ibiri kuvugwa nuko rwose Canada nayo ishobora kwiyongera mu bihugu bishobora gufatira u Rwanda ibihano kubera gukekwa ko rufite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo zijya gutera inkunga M23 kugira ngo ijye guhangana na leta ya Kongo cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi ngibi u Rwanda rutahwemye guhakana ruvuga ko ntaho ruhuriye n'ibibazo biri kubera muri Kongo, ahubwo biriya bibazo ari iby'abakongomani ubwabo. U Rwanda rwo rudafite aho ruhuriye n'intambara iri kuberayo kubera ko nta ngabo rufiteyo, ahubwo icyo rukomeje kuvuga no kugaragaza nuko biri kubangamira umutekano w'u Rwanda, ndetse u Rwanda narwo ruri guhombera mu ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko byagaragaye ko abakongomani bashobora kuvogera umutekano w'u Rwanda. Ibyo ngibyo bituma n'u Rwanda nyine rurara rudasinziriye rutaryama ngo rugoheke, kubera ko ruba rwiteze ko hari igishobora kuva muri Kongo kikaba cyagwa mu Rwanda kigahungabanya umutekano w'Abanyarwanda n'ibintu by'Abanyarwanda muri rusange. Ibyo ngibyo rero u Rwanda rukomeza gushimangira ko ntaho ruhuriye n'intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo iriya ntambara ari iy'abakongomani ubwabo. Andi makuru kandi nuko mu gihugu cy'Ububiligi ahangaha ni imbere y'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi habereye imyigaragambyo ikomeye cyane y'abakongomani basanga ibihumbi n'ibihumbi, ndetse bafashijwe n'abandi
n'abandi bantu baturage bakomeye bava mu bindi bihugu by'i Burayi ndetse n'ibindi bya Afurika bishyigikiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse twabonye ko harimo n'abaminisitiri n'abadepite batandukanye bagiye kwifatanya n'abakongomani kwigaragambya basaba ibihugu by'i Burayi kohereza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bijye guhangana n'u Rwanda bita ko ari rwo rufite ingabo ziri kurwana na leta ya Kongo, ndetse nakaba hari no kuvuga ko nyine bamanuka bakaza kurwana na M23 bakayihashya bakayikura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ari abanyarwanda baje kuvogera umutekano n'ubusugire bw'igihugu cya Kongo. Ibi ngibi rwose biragaragaza neza ko abakongomani aho bari hose ku isi bakomeje kugaragaza ko babangamiwe n'iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bifuza ko byarangira vuba. Kigaragara cyo ni uko abakongomani ubwabo iki kibazo cyabarenze, ndetse kugikemura bigaragara ko byananiranye, ahubwo batangiye kwiyambaza ibihugu by'i Burayi kugira ngo bize bigire icyo bikora, bize bigire icyo byunganiraho, bize kuba byakura mu nzira uyu mutwe wa M23 ukomeje kubahangayikisha no kubatera ubwoba, ndetse no kubirukana mu birindiro byabo no mu bice byabo bari bakontroye cyangwa se bari bayoboye. Abaturage bamwe na bamwe baravuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi batabwemera, atari ubutegetsi bwiza, atari ubutegetsi bwagira icyo bukora, ariko ngo atari byiza ko n'ubundi nubwo baba bayobowe nabi, atari byiza ko u Rwanda rwaza kwivanga mu miyoborere cyangwa se mu mikorere y'igihugu cya Kongo no kwangiza ubusugire bwabo. Ibyo ngibyo rero bikaba byatumye bahamagarira amahanga n'ibihugu by'i Burayi ndetse na Amerika muri rusange kuba baza bakintervena cyangwa se baza bakagira icyo bakora, bakaba bakura izi ngabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko rero iyi myigaragambyo yamaze amasaha hafi 3 yose, imihanda ifunze, cyane cyane iyi mihanda ijya kuri inteko ishinga amategeko, abantu nyine bigaragambya bagaragaza ko muri Kongo hari kubera ubwicanyi, ndetse ubwicanyi buri gukorwa na M23, ndetse no kubangamira imikorere n'imiyoborere n'ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imyigaragambyo yabaye nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kongo bwakanguriye abantu aho bari hose b'abakongomani, cyane cyane urubyiruko, guhaguruka bakarwanirira igihugu cyabo, ndetse bakagira icyo bakora kugira ngo habeho impinduka cyangwa se hagaragare umutekano n'imibereho myiza y'abakongomani ku isi hose aho bari naho bava bakagera. Bavuga ko yahungabanyijwe n'u Rwanda. Ibi ngibi u Rwanda rudahwema guhakana umunsi ku munsi, ruvuga ko ntaho ruhuriye n'imirwano cyangwa se imidugararo iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ruvuga ko u Rwanda rufite ibyarwo rwitaho, rutitaye ku miyoborere mibi cyangwa se ku kindi kintu cyaba kitagenda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo rwitaho ari umutekano warwo, ndetse n'uwashaka kubangamira u Rwanda muri rusange. Ibi ngibi biba nyuma y'uko u Rwanda ruvuga ko hari imitwe itandukanye ibarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na Kongo ubwayo igisirikare cyayo baba bahanganye, bituma habaho ubwicanyi butandukanye ndetse bukorerwa n'abantu. Bivuga ko hari na jenoside ishobora kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo bavuga ko iri kuhabera bitewe n'uko ari abantu bamwe, cyane cyane abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bibasiwe bitwa abanyarwanda, bitwa ko atari abakongomani, ndetse bakicwa n'iyo mitwe harimo Wazalendo, Abarundi, FDLR yasize ihekuye u Rwanda ikoze jenoside mu 1994, ndetse n'ingabo za Kongo bageze naho bitabaza SADC, ibihugu byo muri SADC ndetse na South Africa muri rusange, bakaza kuba bahangana n'uyu mutwe, ariko bikagaragara ko nta mbaraga bifitiye, ahubwo bakanishwa bagatsindwa, ndetse bagatsindwa n'uyu mutwe M23 ukomeza kubakubita umunsi ku munsi no kubirukana mu birindiro byabo aho bagiye bakambitse. Bashimiye ko mwakomeje kubana natwe kuri Mia Boss TV. Komeza ubane natwe, ukore subscribe, ukore share, ukore comment kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro duhuriramo.